Hello everyone. Muri makeya abantu benshi bibaza uburyo ushobora gufunguramo email muri telefone yawe. Ngiye ndagira ngo unkurikire maze ubundi nkwereke uburyo uzafungura email muri telefone yawe. Mbere yuko mbabwira ukuntu uzafungura email, nizere yuko ugomba kuba uzi icyo email ishinzwe cyangwa se icyo email igomba gukora. Icya mbere, email uba ugomba kuba wagira wayifunguriye ibintu bitandukanye, hariho nko kubikaho nomero cyangwa se ukaba wabikaho video, amafoto. Umuntu ashobora no kugutwara telefone ukaba wabona telefone yawe ukurikije email yo ufunguye. Rero mu gihe ufite email ukumva ari ingenzi cyane. Ikindi, ntabwo ushobora gukoresha WhatsApp cyangwa se YouTube mu gihe nta email ufite. Nta email ufite ntabwo wabasha gukoresha YouTube, kuko ujya gukoresha YouTube bagahita bakubwira ngo sign in with Google. Bakakubwira ngo sign in with Google. Rero niyo mpamvu ugomba gufungura email. Nta kintu wadownloadinga, ntabwo uba wahereza umuntu subscribe cyangwa se like bitewe nuko nta email uba ufite. Murabubona ukuntu bari gutubwira ngo sign in with Google. Rero muri make y'ubu tujye kubereka uburyo tuzafungura email yacu maze kugira ngo ibintu bikomeze bimere neza, sibyo? Kurikira intambwe ku ntambwe ubone nkwereka uburyo tuzafungura email yacu. Nababwiye icyo email ikora, reka tugende intambwe ku ntambwe. Tuzajya ahangaha handitse ngo sign in with Google, tukandi dutegereze ama network. Nyamuneka nturambirwe kandi ugaragaze ukora ibintu ndi gukora kugira ngo nawe ubashe gufungura email yawe. Reka dusubire inyuma gato mbereke inzira ya hafi tuzaca, tutiriwe duca hano. Iyi ni inzira ya kure, inzira ya hafi tuzaca. Kanze nyibereke, tuzaza hano muri Google yacu. Nize ko guys urimo kubibona, unkurikira 5/5 ubundi nkwereka ukuntu tujye gufungura email yacu. Dukande ahangaha, nize ko urimo kubibona guys. Dukande ahangaha account, ahangaha uki sign in. Noneho wowe uzaza ukande ahangaha, hano handitse ngo add account. Uzakande nka gutya. Ukimara kwakanda gutya baza gusaba gushyiramo password yawe cyangwa se gushyiramo finger. Nutwebwire ko dushyiramo password. Reka dushyiramo password. Okay guys, murabona yuko tumaze gushyiramo password yacu. Tuyikuremo gutya, dutegereze ama network. Guys, unyitegereze neza 5/5 ubundi nkwereka uburyo tujye gufungura email yacu. Ntabwo ari ibintu bigoranye cyangwa se birambiranye. Nizere ko warangije gukanda subscribe, like, comment kuri iyi video. Niba ari ikindi kintu ukeneye ubundi nzagiye gukorera. Uzi tuza hano handitse ngo create. Utuza ukanda hano handitse ngo for my personal use. Guys, nizere ko urimo kubibona. Hano hambere handitse ngo create Google account, enter your name. Ubwo hano hambere tuzashyiraho izina ryacu nyine, wandika amazina ahuye n'irangamuntu neza. Nibyo aba aribyo byiza bitewe nuko mu gihe ushaka verify email yawe aniba gusaba irangamuntu kugira ngo email yawe ibe ifite umutekano mwinshi kandi uhagije. Kugira tuzabihindura nyine kugira ngo telefone yawe ifite security ihagije. Hano ahangaha turandikamo izina. Ubwo nawe urandikamo izina ryo ushaka. Hano ahangaha twandikamo izina rya kabiri. Twandikamo izina rya kabiri. None tukana next. Nizere ko ibindi uko ndi kubikora nawe urimo kubigenza. Noneho hano bazahita batubwira ngo dushyiremo itariki y'amavuko twavukiyeho. Ya mbere ni itariki y'amavuko, ya kabiri ni ukwezi, iya gatatu ni umwaka. Noneho ahangaha reka dushyiremo itariki y'amavuko. Tariki y'amavuko dushyiremo n'umwaka. Ndizere ko guys urimo kubibona neza 5/5. Noneho hano hasi tuzashyiraho igitsina ahangaha, niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo. Reka tugende turebe. Noneho reka tuhite tuze dukande ahangaha. None nawe itubikora nk'uko nabikoze. Reka tuhite tuze ahubwo dukande ahangaha. Ahangaha guys. Tuze dukande gutya.
Okay guys, noneho ahangaha ndize ko murimo kwitegereza neza. Yitegereze neza guys. Hano bari kutubwira ngo ese urahitamo ino email ya mbere iyi ngiyi cyangwa se urahitamo iyi. Noneho ikindi cya kabiri bari kukubwira ngo ese wahitamo iyi ngiyi, urashaka gukiriya iyawe iyi ngiyi nawe wishimiye ahangaha. N'izi ngizi ntabwo zishimiye. None urashaka gukiriya nyine, urashaka gukiriya indi yawe. Noneho guys, twebwe reka turebe email yoroshye abe tubashe guhitamo. Reka turebe email yoroshye abe tubashe guhitamo. Duhitemo iyi ngiyi. Dukana next. Nizere ko guys iyi video irimo kugaragara neza. Noneho ahangaha uzashyiramo password, uzashyiramo password icyambere igizwe n'ibimenyetso 8. Noneho icya kabiri irimo inyuguti nkuru, noneho ikabamo imibare, ikabamo n'akamenyetso. Akaba ari password nyine itarengeje ibyo bimenyetso, itarengeje inyuguti 8 cyangwa utumenyetso cyangwa n'imibare. Reka ducreate noneho password, turebe password yacu ese izabimeze gute. Reka tuyandike turebe. Tugire gutya turebe. Manyihangane gatoya gutya turebe. Wenda twandike gutya. Twandike gutya wenda. Twandike gutya. Hano twasemo umwanya, reka tukuremo. Tugire gutya. Tukirana gutya. Okay guys, murabona yuko iyi ni password tubashiye guhitamo. Reka turebe ko biyemere. Iyo bayanze uragerageza ukongera ugahitamo indi password gutyo nyine to. Reka tugerageze turebe. Okay guys, urabona yuko password bayemeye. Ndizeye ko guys urimo kubona. Dukande next ahangaha hano hasi aha. Okay, ubwo tuza making sure neza yuko amategeko n'amabwiriza yo kuri email yuko twayasomye nyine aya ngaya yose aya amategeko n'amabwiriza yo kuri email. Ndizeye ko guys urimo kubibona aya amategeko n'amabwiriza aya ngaya. Ibi ngibi byo nushaka uzabirika uko nguko uko bimeze. Uko nguko uko bimeze nushaka uri kuzabyihorera uko nguko. Hano tuza wikande hano handitse ngo agree. Ahangaha hano hasi Okay guys, murabona yuko email yacu gutya turangije kuyicreate. Ubu ngubu yamaze kugera muri telefone yacu. Gutya irimo kujyamo. Gerageza nawe ubashe gufungura email. Ntago ari ibintu biruhije. Ni ibintu byoroshye cyane. Ntago ari ibintu biruhije habe na busa. Reka dutegereze noneho batwereke ko email yacu yageze mu fresh. Dutegereze manete wakaturebe ko email yacu yageze mu fresh. Okay guys, murabona yuko ngiyi email yacu yahageze. Ngiyi murayibona ahangaha. Ndize ko muri kuyibona dore ngiyi. Ingiyi ahangaha. Reka tuyikandeho noneho. Mbereke ibindi bintu tuzakora ariko mu mwanya mutoya nyene. Reka nze mbibereke. Nababwiye yuko iyi video irajye kurangira mberetse ibintu biba bisabwa hano kuri email byinshi bitandukanye. Cyangwa se mureke nzabakore part 2 kugira ngo iyi video itaza kuba ndende. Nzabakore part 2 y'ibintu byose, uburyo ushobora kubyestara, uburyo ushobora gushyiraho ifoto kuri email yawe, uburyo ushobora gushyiraho cover kuri email yawe. Byose mbashe kubibereka kuri email nyine to. Byose mbashe kubibereka. Ntago ari ibintu bigoye habe na gatoya. Ukumva yuko email nta habe na gusa gufungura email. None reka tujye kureba kuri email yacu cyangwa se tujye kuri YouTube turebe niba email yacu yabashije gufunguka kuko twahereza n'umuntu subscribe. Ariko nawe bishaka wahita unyandikira ukatubwira ngo ima subscribe reba nafunguye email natinye guhereza ntacyo bitwaye. Reka turebe kuri YouTube yacu turebe ko email yabashije gufunguka. Dutegereza kanya gatoya. Okay guys, murabona yuko ahangaha YouTube yamaze gufunguka 5 kwa 5. Reka turebe ahangaha, reka dukandeho turebe sign in. Reka turebe. Okay guys, murabona yuko email yacu yafungutse 5 kwa 5. Murabona yuko ibintu birimo gufunguka neza cyane. Reka dutegereze akanya gatoya turebe. Murabona kuko kare mwabonye yuko email yacu ntabwo birimo gushoboka. None reka tugerageze turebe. Okay guys, reka dusubire inyuma kuko iyi ni email yari isanzwemo ariko ntago ariyo dushaka gukoresha. Reka dusubire twebwe inyuma. Tujye guhitamo indi email. Iyi ni yari isanzwemo.
mwibuke yuko hari email twadusanganwemo, ahubwo reka dufungure email nshyashya iri ahangaha muri telefone. Okay guys, murabona yuko email ngiyi irangije kugera muri telefone. Ahangaha ushaka watusacinga ukaba wasacinga nk'umuntu runaka kugira ngo tubashe kumuhereza subscribe tumusapotinga guys. Nawe twagusapotinga uramutse udukurikiye 5/5, twabashije kuba twazamura YouTube channel yawe. Ushaka kwamamaza watwandikira. Murabona yuko uyu muntu urabona aracyafite aba subscribe bakeya, twabashije kumusapotinga ubu akaba yakuzuza wenda nk'ibihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 200 ahangaha kuri iyi YouTube channel yiwe. Mumusangeho maze ubundi haba hari ibintu byinshi bitandukanye. Ni nayo iyi ngiyi ndabaza kubashyiraho iyi video, ubundi muhite mumuhereza subscribe ku buryo murabo mubaye abanyamuryango, maze ubundi tujye tubana 5/5. Nyamuneka nimujye mutanga subscribe, mujye mwibuka no gukanda no kukazogera kugira ngo mujye mubona video zanjye 5/5 uruko bukeye nuko bwije. Hariho ama video menshi cyane ratandukanye ayigisha ku buryo wakora amafaranga, byinshi bitandukanye guys, byinshi. Hari ama video menshi atandukanye. Nawe wagenda ugasura YouTube channel ukaba wareba ibintu byinshi bitandukanye, ukiga ibintu byinshi bitandukanye, uburyo wakora amafaranga, uburyo wareba ne baraguskaminze ama application ushobora gukoresha, maze ubundi ukaba wakora amafaranga nyine atandukanye. Byinshi guys, biriho byinshi bitandukanye. Nawe wagenda ukareba kuri YouTube, maze ubundi ukaba waba umunyamuryango wahanga amakuru atandukanye. Dore izi zose ni video zose, dore uburyo wakora amafaranga kuri Makadamu, fungura Makadamu ubashe gukora amafaranga. Byinshi guys bitandukanye, byinshi mfite na za playlist ushaka wareba nyine bitewe n'ibyo ushaka kureba. Okay guys, nizere ko muri kumurikira 5/5. Dore hano ni indirimbo, ahanga na amasomo atandukanye. Reka tugere ku masomo atandukanye mbashe kubereka. Reba dore ayo na amasomo atandukanye, uko dore ngibyo byose byinshi. Telefone yawe igenda gakeya, uko wasiba ama application, uko wacunga telefone yawe neza, byinshi, uko wakora amafaranga hano, uko wakoresha VPN ukoresha for free guys. Byinshi bitandukanye birahari ahangaha, wabasha uko wazamura TikTok yawe. Byinshi guys, byose birahari ahangaha, mugende murebe ubundi mubashe kusapotinga. Ndabakunda cyane, ciao. Reka duhure mu yindi video mbereka noneho uburyo ngiye comment zanyu uko zira zingana, ndahita mbereka noneho uburyo wa verify email yawe ukaba washyiramo recover, ukaba washyiramo ifoto yawe hari kuri email, ukaba washyiraho nomero yawe ya telefone, ukaba wafungura YouTube channel. Ibyo byose ndaza kubibigisha ahangaha kuri Amazimwe TV. Mwebwe mu supporting ubundi tubane 5/5. Ndabakunda, reka duhurire mu yindi video. Ciao.